Ikaze nanone muri update time kuri NTM TV. Turacyari muri Tour du Rwanda no munsi ya stage ya gatatu yavaga mu karere ka Huye yerekeza mu karere ka Rusizi byari birometero bigera ku 145 ndetse na metero 300. Ino stage rero ikaba irangiye yegukamwe n'umuhorandi Jagen Zomen ukinira ikipe ya Development Team Picnic Posto, akaba ari umusore imyaka 20 yonyine, akaba asoje n'urugendo rwa kilometero 145 n'ibice na metero 300 akoreje amasaha 3 iminota 44 ndetse n'amasegonda 56. Ahise yambara umwambaro w'umuhondo cyangwa se maillot jaune, aho awatse umusore wa NSN Marti Soriano Po wawambaye ku munsi w'ejo, ariko bitewe nuko ahise amurusha ibihe cyangwa se timing, akaba ari we wambaye umwambaro w'umuhondo kugeza aka kanya. Umunyarwanda waje hafi uno munsi ni Niyonkuru Samuel ukimira Timu Amani, akaba yakoresheje amasaha 3 iminota 45 ndetse n'amasegonda 37, asigwa n'uwa mbere amasegonda 43 yonyine. Ku munsi w'ejo ni stage ya kane izava mu karere ka Karongi yerekeza mu karere ka Rubavu, ni ibirometero bisaga 127 byonyine. Tour du Rwanda irakomeje kandi irakomeye, ndakorera kugira ngo ugumye ube hamwe na NTM TV kugira ngo ukomeze ubone update. Stay tuned, stay connected, ntuzabure. Umukino w'amagare irushanwa Tour du Rwanda.